hari ubushakashatsi bwakozwe mu Rwanda, umwe mu bantu babiri bapfuye bari basanzwe barwariye mu bitaro. Umwe muri abo bantu babiri bapfuye, umwe muri bo abazize indwara zitandura. Izo ndwara zitandura turaza kugenda tuzikomozaho gakeya. Ubwo abo nabamenye ko bazirwaye. Umwe mu bantu batandatu, mbese murebe uko mwicaye aho ngaho. Umwe mu bantu batandatu aba afite indwara zitandura, kabone nubwo yaba atabizi. Murumva ko turugarijwe cyane. Ni indwara utabasha guhereza undi muntu, utabasha kumwanduza. Ndagira ngo uyu munsi mwicare muri kubitekerezaho, ugenda ugatekerezaho. Turaza no kugera ku mibare ku bipimo twakoze hano ku rusengero mu Mavuna. Muraza kubona ko twugarijwe cyane. Tutangiye ishuri ryo kwisabato rero, ngewe umuyobozi muri uyu munsi nitwa Mutuyimana Aime. Imbere dufite abandi bagiye kudufasha. Buri wese arajya yivuga izina rye, avuge n'umurimo agiye kudukorera. Sabato nziza. Nkundirije Celestine ndatora indirimbo. Iteka duhire. Nitwa Nyirabagenzi Patricia ndasenga. Sabato nziza. Umunsi w'umunezero. Nyirabagenzi Angelique, imimiriko y'abakozi. Haleluya. Keshimane Eugenia, amakuru y'ahandi. Noneho rero reka turebe ko twagenderewe n'abashyitsi basanzwe ari Abadventiste bishimiye guterana natwe. Harabona agiye mbona, ariko ndifuza ko mwese mwazamura ibiganza byanyu tukabakira. Amen. Tubakire gute? Imana ibahe umugisha. Amen. Noneho rero dufite n'abandi bashyitsi dukunda cyane, babandi tudahuje kwizera, baba arabizera Imana ariko bakaba bizereye ahandi, baba ari n'abandi badafite aho babarizwa mu by'amadini muri iyi minsi. Turabishimiye. Ngaho namwe mugaragaze ko muri kumwe natwe maze tubakire. Nta n'umwe twararitse, dufite akazi gakomeye, mwabibonye. Nta n'umwe wararitse, ariko reka dushime Imana ko natwe ubwacu twaje mu nzu y'Imana. Maranatha. Umwami Yesu naze. Reka kubw'iyi gahunda nziza y'ishuri ryo kwisabato tuyitangirisha indirimbo ya 93 twese duhagaze. Murakoze. N'umunsi wera wo kuruhuka, musuhiri wewe mahoro, ukizine byifishavu nizushima mu yindi yose. Mwami muri uwo munsi bose bagusingiza, Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka Mwami wacu, byiringiro by'umugisha, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Gitare kidukingira ku manywa na nijoro, soko y'ibyiza. Tugushimiye ineza n'urukundo watugiriye muri iyi minsi duhereje inyuma y'ubugingo bwacu. Waturinze tutari beza imbere yawe, waturinze turi abantu buntu, turi abanyabyaha imbere yawe. Ariko Mwami Imana tugushimiye uburyo twese utugejeje muri uyu munsi ura w'isabato weje ukayiha umugisha. Twese turacamuka ku mwuka waduhaye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye rero uburyo Mwami Imana wadutarukanyije hirya no hino ku macumbi atandukanye, ntawe ugiye guhamagara undi, ahubwo ari umwuka wagera akora kuri buri wese. Tugushimiye uburyo wongeye kutugeza hano mu nzu yawe tungana n'igutya, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugejeje rero mu ishuri ryo kwisabato, turakuraritse ngo uterane natwe, maze twese uduhe guca bugufi imbere yawe, utubabarira amafuti n'ubugogi byatubonetseho muri iki cyumweru, maze amaraso umwana wawe Yesu yasheshe ku musaraba i Karuvari ari utwuhagiza, adukureho ibyaha n'akaha, amazina yacu akomereze mu gitabo cy'ubugingo.
twongeye gusabira abafite intege nkeya Mana, hari abari mu bitanda kwa muganga, hari abari mu mago yabo, abari mu mazu y'imbohe, abatagira kirengera badafite naho baba, bose tubashize mu biganza byawe kugira ngo bababarirwe nawe, ubabere igisubizo cy'ibibazo byabo, maze twese niduturize imbere yawe uyu munsi wose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wadutoranije rero ngo dukore ishuri ryo ku isabato, uduhe gutega amatwi ibigiye kuvugirwamo, maze umwuka wera muyobozi twese nagumya kutuyobora, tukagumya gutega amatwi ijambo ryawe, izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze rero yuko twumvise, urakoze yuko ubanye natwe, ibyo ukunda kandi ushima, amahoro tutakwihesha ari gumya kuturindiramo uyu munsi wose, nibyo tugusabye tubyingingiye mu izina ry'umwana wawe Yesu. Witegereza wiyisigeze intambara z'urudaca ziraganje, ibyorezo byoreka sinakubwira, ubwicanyi buhawe agaciro, dore umunara mbara ubusa akagenda, ubusambanyi buraganje, ariko umuntu ufite kwihangana niwe uzajya mu bwami bw'Imana. Data turagutabaza, Data turagutabaza, dore inzangano zaragwiriye, mu matorero barashwandamurana, inshuti n'abavandimwe naho nuko, mu bana n'ababyeyi naho nuko, mu bagabo n'abagore naho nuko, Mana ngwino udutabare. Isezerano ko Yesu azaza, ndetse byavuzwe n'abahanuzi kera, bavuze yuko abakiranutsi nibo bazajya mu bwami bwera. Mureke twiyambure ibizira byose, tuba umucyo w'abatuye hafi yacu, kugira ngo ubwo Mukiza nagaruka azavuga ati mwakoze neza. Data turagutabaza, Data turagutabaza, dore inzangano zaragwiriye, mu matorero barashwandamurana, mu nshuti n'abavandimwe naho nuko, mu bana n'ababyeyi naho nuko, mu bagabo n'abagore naho nuko, Mana ngwino udutabare. Data turagutabaza, Data turagutabaza, dore inzangano zaragwiriye, mu matorero barashwandamurana, mu nshuti n'abavandimwe naho nuko, mu bana n'ababyeyi naho nuko, mu bagabo n'abagore naho nuko, Mana ngwino udutabare. ku ya 8 Kanama 2026 uruhushya rwo kubaka rwabonetse mu buryo bugoranye. Iyi nkuru ni iy'umugabo witwa Marianne uba mu gihugu cya Bulgaria. Tumenye igihugu cya Bulgaria. Mu mwaka w'1899 igitabo cyanditswe na Ellen White cyitwa Kugana Yesu nicyo gitabo cya mbere cyasobanuwe mu rurimi rukoreshwa
muri Bulugariya, maze gisohoka mu icapiro kandi gikwirakwizwa muri icyo gihugu. Mu mwaka w'1911 Pasitoro Motser waje avuye mu Budage yahanze misiyoni ya Bulugariya. Mu w'1912 itorero rigizwe n'abizera 8 nibwo itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ryemewe mu buryo bw'amategeko na guverinoma ya Bulugariya. Kugira ngo ubashe kubaka inzu iyo ari yo yose mu gihugu cya Bulugariya, uba ukeneye kubanza gusaba uruhushya rwo kubaka. Uruhushya rwo kubaka rutangwa n'ubuyobozi bw'umujyi, kubera yuko itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ryari ryateguye umushinga wo kubaka urusengero runini mu murwa mukuru w'icyo gihugu witwa Sofia. Ryari rikeneye kubanza gusaba uruhushya rwo kubaka ruriho umukono w'umuyobozi ushinzwe inyubako muri uwo mujyi. Kugira ngo umuyobozi ashyire umukono kuri urwo ruhushya, umuntu yagombaga kubanza gusaba uburenganzira bwo kubonana n'uwo muyobozi, akamusanga mu biro bye. Ariko uwo muyobozi ntabwo yabaga hari buri munsi. Yageraga mu biro bye rimwe mu kwezi, akaza gusinya ku mpushya zo kubaka zabaga zigiye gutangwa, kandi nabwo akaza nyuma ya saa sita. Nanone kandi uburenganzira bwo kuza kubonana n'uwo muyobozi bwasabaga hifashishijwe telefone. Gusaba ubwo burenganzira imbonankubone ntago byabaga byemewe. Uwitwa Iva, umunyamabanga mu bunyamabanga bw'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi muri Bulugariya, yahamagaye umunyamabanga mu biro by'umuyobozi ushinzwe inyubako ashaka gusaba uburenganzira bwo kubonana n'uwo muyobozi ushinzwe inyubako. Uwo murimo ntabwo wari woroshye. Igihe Iva yahamagaraga mu kwezi kwa mbere, buri gihe yasangaga umurongo wa telefone uri gukoreshwa n'abandi. Ukwezi kwa kabiri yarahamagaye ariko habura uwitaba telefone. Ukwezi kwa gatatu ndetse n'ukwa kane, igihe yahamagaraga yasangaga umurongo uri gukoreshwa n'abandi bantu. Umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste mu gihugu cya Bulugariya yagiye mu biro by'umuyobozi ushinzwe inyubako ajya gusobanuza uko ibintu bimeze. Umunyamabanga mu biro by'umuyobozi ushinzwe inyubako yaramubwiye ati, ntabwo ushobora gusaba uburenganzira bwo kubonana n'umuyobozi muri ubwo buryo, ugomba kubanza guhamagara. Ubwo umuyobozi w'itorero yari akiri mu biro by'umuyobozi ushinzwe inyubako, yahamagaye Iva aramubwira ati, ubu ndi mu biro by'umuyobozi ushinzwe inyubako, none hamagara umunyamabanga we aka kanya. Iva yarahamagaye, arongera arahamagara, ariko ntihagira umuntu witaba telefone. Umuyobozi w'itorero yumvaga iyo telefone, ndetse n'umunyamabanga mu biro by'umuyobozi ushinzwe inyubako nawe yashoboraga kuyumva, ariko ntiyigeze ayitaba. Iva yahamagaye umuyobozi w'itorero aramubwira ati, bari wowe umuhamagara. Umuyobozi w'itorero yahagaze ku muryango w'ibiro by'umuyobozi ushinzwe inyubako, ahamagara umunyamabanga w'ibyo biro, ariko ntiyitaba telefone. Icyo gihe nibwo Abadventiste batangiye gutekereza ko hari undi muntu ushaka kugura ubutaka bwabo. Ikibanza bari baraguriye kuzubakamo urusengero rw'Abadventiste b'umunsi wa karindwi mu burengerazuba bw'umurwa mukuru wa Bulugariya, cyari giherereye ahantu hifuzwa n'abantu benshi.
icyo kibanza cyari giherereye iruhande rw'amarembo yinjira mu muhanda wo munsi y'ubutaka. Ku ruhande rumwe rw'icyo kibanza hari isoko rinini, ku rundi ruhande hari umuhanda w'igare ry'umwotsi. Hari umuntu wizeraga ko itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi rizarambirwa maze rikagurisha icyo kibanza ku giciro cyo hasi. Abadivantiste batangiye gusengera inyubako y'urusengero rwabo bashyizeho umwete. Basenze imyaka 25. Haje gushyirwaho umuyobozi mushya ushinzwe inyubako, maze ashyira umukono kuri rwa ruhushya rwari rumaze imyaka myinshi rutegerejwe. Inyubako y'urusengero yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2024 kubw'ubufasha bw'amaturo y'isabato ya 13 azwi ku izina ry'amaturo yo gushyigikira imishinga y'ivugabutumwa ya buri gihembwe. Marianne, umukuru w'itorero kuri iryo torero, aravuga ati, tunejejwe nuko amasengesho twasenze mu gihe cy'imyaka 25 yasubijwe. Imana ihabwe icyubahiro. Urusengero rw'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi rwo mu burengerazuba bwa Sofia ruracyari kubakwa. Turashimira abaterankunga b'abagira neza bo hirya no hino ku isi bagize uruhare mu gutanga amaturo y'isabato ya 13 y'igihembwe cya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2020. Iki gihembwe ushobora kugira uruhare mu kugeza ku bantu batuye muri Bulugariya inkuru nziza ya Yesu uri hafi kugaruka. Umugabane w'ayo maturo uzafasha ishuri ry'incuke ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi kuva mu bukode no kugira inyubako zaryo mu murwa mukuru wa Bulugariya. Tubashimiye amaturo yanyu y'ubushake. Dukomeze kugira isabato nziza. Imana ni nziza, no mu gihe bisa n'ibidashoboka Imana irakora. Yego, tugiriye umugisha wo kubona umushyitsi wubahirije gahunda y'itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Tugiye kumwakira we n'umuryango we. Yaturutse mu itorero rya Ruhanga, yitwa Dukuzumuremyi Fidèle na Ayingeneye Donatille. Aho baba bicaye bahaguruka maze tukabakira. Turabakira dute? Imana ibahe umugisha. Amen. Mwumve muguwe neza muri mu nzu ya so. Kuba mu miterere ituma umuntu adakoresha umubiri we, byibura kugenda iminota 30 n'amaguru ku munsi, ibyo bintu bikuzanira kuba warwara indwara zitandura. Insanganyamatsiko dufite muri kuyibuka abo twatangiranye, reka tunomfeshe n'abaje bakererewe. Kutumva ububabare mu mubiri ntibivuze ko kutumva ububabare mu mubiri ntibivuze ko utarwaye. Abantu rero bafite akamenyero ko kwirirwa bicaye, tuvuge bitewe n'imiterere y'akazi ukora, hari abirirwa bicaye mu biro, hari abirirwa bicaye aho bakorera, hari n'abandi birirwa mu rugo akicara akadendeza mu ntebe akirirwa ari kwirebera televiziyo gusa, ntagire agahe ko gukoresha umubiri we. Uwo muntu aba afite ibyago biri hejuru ya 80% byo kuba yarwara ziriya ndwara zitandura, harimo diabete, harimo umuvuduko w'amaraso mwinshi uri hejuru, stroke, indwara z'imitima n'ibindi byinshi, ndetse n'indwara z'ibihaha. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko umwuka wanduye ugira uruhare rukomeye mu gutuma abantu barwara kanseri y'ibihaha.
cyangwa se ibihaha bikaba byanazanamo amazi, ibintu byinshi, bakaba bakora icyo twita aspiration, kuvoma amazi mu bihaha bikavamo. Rero icyo ngicyo ntabwo ibihaha byangirika bitewe n'itabi gusa, munyumve neza, ahubwo n'umwuka wanduye duhumeka. Reka mbahe nk'urugero rworoshye. Umubyeyi uri gutekesha inkwi, wa mwotsi w'inkwi uzamuka, uriya mwotsi w'inkwi wangiriza ibihaha cyane. Niyo mpamvu uzabona umuntu utarigeze anywa itabi yicwa na kanseri y'ibihaha. Urwo ni urugero rumwe mbahaye rw'umwuka wanduye. Hari ibintu byinshi twimenyereje tukabaho ahantu hatagera umwuka, ibintu nk'ibyo, nta gufungura amadirishya ngo umwuka winjire, ibyo byose ibihaha biba biri kwangirika. Kutumva ububabare mu mubiri ntibihagije ngo wibwire ko uri muzima. Ubwo rero nahanjye nahawe ngo dutangire twite ku buzima bwacu, twisuzumisha, cyo ni icya mbere, ariko tunirinda. Hirinda utari warwara. Uwarangije kurwara rero nawe agomba kwirinda ko uburwayi bwe bwakomeza gukura. Turi kubyumvikana, ibindi tuzabyiga. Mugire isabato nziza. Uwiteka wishimire, abakunde, abahamagara amazina mu izina rya Yesu.